ubumuntu butagira umupaka butera igikomere nyiri uwo muntu. Ubumuntu butagira umupaka butera igikomere nyiri ubumuntu. Ubumuntu nyabwo, kindness is a gift, ariko without boundaries nukuri urakomereka, aba ikintu cya destruction. Ubumuntu budafite aho bugarukira, yes, budafite imipaka, bwagukomeretsa. Burakomeretsa se gusa, bukomeretsa umutima, amarangamutima, ibitekerezo, umubiri, ndetse ugahora wicuza, wumva hari ikintu, kandi kubireka bikanga ko ari impano. Uwo mutima wifitiye ni impano. Ariko iyo wubatse imipaka y'ubwo bumuntu ntago babara. Ubwo muri iyo mpano y'ubumuntu ufite kuyikontorora, nibyo uri kuvuga? Yes, ugashyiraho nyirantarengwa. Yego, turajyana nibyo tugiye kumva. Kandi kubaka imipaka nyirantarengwa y'ubumuntu bwawe si ugutakaza ubumuntu. Niyo mpamvu uzasanga abantu beza bose b'inyangamugayo, yego, bahorana umubabaro w'abababaje kubera bwa bumuntu bwabo. noneho kubera ko ari n'impano, kubereka bikanga. ntabwo ntakureka bikanga, ahubwo uvuza akantu keza ariko kako, to build boundaries, gushyiraho imipaka. kuko ari impano ntuzabireka. utakiri umuntu ngo n'ubose urongera urasubiriye, ngo reka agiye guhakana birananira. Yego, none kudahakana ukaba ukibabaye. Kubera ko rero kindness is a gift, ubuntu ni impano. Ntabwo uzahagarika impano Imana yaguhaye, ahubwo icyo uzakora uzashyiraho ibintu bituma batavoge bwabo umuntu bwawe. Tanga overflow, umwitangirizwa, overflow, gutanga ibisagutse. Hapana, bose ugiye kuba burya ngo ikintu kitanga nta kititangiriye, ko nta kindi gira, ni ingurube. Burya ingurube igiye gutanga inyama zayo, ko kitagira amata se. Ubumwe bw'abera ministries, aho amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira bawe, mwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Gusuje nanone nkwifurije kugira ibihe byiza aho dukurikiye uherereye hose. Hano ni Ubumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Ngo haye ikaze mu kiganiro cya nimugoroba, mwanira bawe cyangwa se build an everlasting legacy. Mwarabiyumvise ko iki cyumweru turi kwiga ku bintu by'ubwenge byadufasha kubana n'abantu bose amahoro, kandi dufite ubwenge bw'Imana, kandi tukabana neza n'abantu bose amahoro. Tukamenya ibyo kwirinda, tukamenya ibyo tutagomba gukora, ariko tukamenya n'ibyo tugomba kwitaho kugira ngo bikomeze bigende neza. Amazina nitwa Jerry, ndi kumwe na Mushumba. N'ubundi wiriwe neza Mushumba? Yaniriwe amahoro, ndashima Imana. Kandi nawe mpora ngushimira iteka ryose kuko dukora n'ikipe tubana yose. Murakoze cyane. Ko n'abadukurikirana bakunyura bya buri munsi,
abatabisiba bahora babireba n'abandi benshi. Uhaye ikaze uyu munsi unatubwira ikintu turi buganireho, kuko iki cyumweru ni icyumweru cy'ibintu by'ubwenge kandi tuba tugomba kubimenya ibintu bikagenda neza cyane. Yego, reka dusenga Imana. Imana, tuguciriye bugufi, turaguhimbaje kandi turagutabaje, turagushimira ineza n'urukundo n'imbabazi n'imbaraga utugirira, twishimira uburyo ujya udufata mu isi iremereye nk'iyi. Ndagusabye kugira ngo unyemerere undinde inge n'umugaragu wawe muri kino kiganiro, kandi amavuta yawe n'imbaraga zawe bituzeho cyane. Kristo udufashe mu nzira zose ko twiringira ineza n'urukundo dukunda. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. amen. Iki munsi ndabona bitari bworohe. Biraza kugenda neza. Ndabona bitari bworohe, ndabona yasefu sinzi ikirimo ishakaho. Yego, biraza koroha. Ni ukuvuga ngo ndashaka uyu munsi tuganira ku cyo twita ubumuntu, kindness. Ubumuntu. Ubumuntu. Yego. Ese ubundi Wagiriye, murakwajije ngo ubumuntu ni iki, wasobanura iki? Ubumuntu se burana. Uyu munsi urihangana ufashe uko nanjye urabona ko ntari muri ubumuntu uko mbyumva ni nko kindness nyine, ubumuntu kugira umutima uhangayikira iby'abandi nk'uko nawe wabyihangayikira. Ubundi ubumuntu bukubiyemo indangagaciro za kirazira, kwita ku bandi. It's like a set of, ni nk'ihuriro ry'ibintu byiza bituma umuntu agaragara neza imbere y'abantu. Umuntu. Yego. So kandi burya ubumuntu ni impano, ntabwo ari ibya buri muntu. ntabwo ari ibya wese. Kindness. Hari n'ubyihingamo bikamwangira pe. Yego. Ariko ndashaka kuvuga iri jambo, ubumuntu butagira umupaka butera igikomere nyiri uwo muntu. Ubumuntu butagira umupaka butera igikomere nyiri ubumuntu. Ubumuntu nyabwo, kindness is a gift, ariko without boundaries ni ukuri urakomere, kaba mu kintu cya destruction. Ubumuntu budafite aho bugarukira. Yes. Budafite imipaka. Bwagukomeretsa. Burakomeretsa se gusa, bukomeretsa umutima, amarangamutima, ibitekerezo, umubiri, ndetse ugahora wicuza, wumva hari ikintu, kandi kubireka bikangaho ko ari impano. Uwo mutima wifitiye ni impano. Ariko iyo wubatse imipaka y'ubwo bumuntu ntabwo babara. Ubwo muri iyo mpano y'ubumuntu ufite kuyikontorora, nibyo uri kuvuga? Yes. Ugashyiraho nyirantarengwa. Yego. Turajya nibyo tugiye kumva. kandi kubaka imipaka nyirantarengwa y'ubumuntu bwawe si ugutakaza ubumuntu, ahubwo ni ukwirinda wowe ubwawe. Yego. Kuko kugira ubumuntu ni ikintu cyifuzwa n'abantu bose, ariko ntabwo bashobora kukibona. Yego. So muri ubwo bumuntu rero wibitsemo, ni nayo weakness abantu bakubonamo. Kuko bumva ko icyo bagushakaho cyose bakibona, kuko ugira uwo muntu agira n'ubuntu. Noneho bakaguprofitira muri ako kantu.
kubera ko nta mipaka wubatse ugasigarana ibikomere birangira ari wowe bigarutseho kubera ko nta simbyite nguki kuko ubwo bumuntu bwawe yego ubwo bupfura bwawe uko kwitanga kwawe ubwo bugwaneza bwawe ntabwo yashyizeho izo mpuhwe zawe abahanga bazabiprofita babyinjiremo bazabyuririraho kuko niyo weakness yawe ubundi ariko weakness nyamukuru ni uko utubatse imipaka ubwo intege nke zawe buririraho ni wowe wazibahaye bagombye kubaka aho batarenga yego ati kanaka genda umusabe ntabwo atiza n'urutaro uzi ubuntu agira bwatuma kuri urugi ku muryango akaruguha nka ya nkuru ya wa mwana wa mwana ndamwibuka yararukuye rwose ati kuki waguye mu cyaha ati ngiye n'ukuri yansabye ati mbona arimo ararira nanga kumubabaza kuko namenye ko ari n'imfubyi kandi ingaruka zikagaruka kuri wowe still muri ntuze muri Egiputa kera ngo habaga aho utanga umuntu afite amarira nk'ay'ingona yego burya ingona zarira bakagira ngo nta bantu barira wajya kurega iti kurya abantu bafite amarira nk'ay'ingona akiriza akagira gute kandi afite amenyo cyane uririrwa ugira ikibazo dufite kanaka tumva nkubwire genda ntacyo wamuburana ati ntacyo adatanga ati yanakwikopeshereza bakaza ko nta bariyeri ufite baguhemukira ugatangira kure ariko sinzi nawe wigeze kumbwira ko hari abantu uzi umuntu akishingira undi akajya kumufatira amafaranga muri banki akanatanga ibyangombwa bye by'ubutaka kandi agiye kuyaha inshuti umva ubwo bumuntu butagira umupaka nta mupaka yashyize nta gutekereza ngo atabashije kwishyura nabigenza gute ubwo nyine ni icyamunara y'inzu surumva rero kwitonda ushobora guhindura isoko ya bamwe kuko mbega ubwo bumuntu bwawe ni isoko ya bamwe mu kukwinjiza mu gahinda k'umutima kuko nta bariyeri washyizeho yego niyo mpamvu uzasanga abantu beza bose b'inyangamugayo yego bahorana umubabaro w'abababaje kubera bwabo umuntu bwabo noneho kubera ko ari n'impano kubereka bikanga ntabwo ntakureka bikanga ahubwo uvuza akantu keza ariko kako to build boundaries bishyiraho imipaka kuko ari impano ntuzabireka utakiri umuntu ngo n'ubase urongera urasubiriye ngo reka agiye guhakana birananira yego none ko udahakana ukaba ukibabaye kubera ko rero kindness is a gift ubuntu ni impano ntabwo uzahagarika impano Imana yaguhaye ahubwo icyo uzakora uzashyiraho ibintu bituma batavoge bwabo umuntu bwawe tanga overflow umwitangirizwa overflow utanga ibisagutse apana bose ugiye kuba burya ngo ikintu kitanga nta kititangiriye ko nta kindi gira ni ingurube burya ingurube igiye gutanga inyama zayo ko kitagira amata se kutayirasa ngo amaraso yakoreshe ese ingurube nta kindi itanga inyama zayo ubwo nawe ubwo rero iyo wiyihaye kindness nyinshi birangira ntaho bigendeye uraje abana ubusa ngo ugiye gufasha undi birangira umwana yabuze minerivare wishyuza abandi
kubera iki ni impano ariko niho kwikuraho icyari kikuriho. Umva, uratanga ugatanga ukongera ugatanga ukongera ugatanga ariko there is no return, nta kigaruka. yenda wingarura ibyo naguhaye Yego, ariko ngarura agaciro nabiguhayemo cyane. kubahora bumva nyine it's like itiyo nkaho ari izo nshingano zawe kandi koko baza ukabibakorera. So ugomba guhinduka rero. yego. Iyo ufite iyo mpano y'ubumuntu bigusaba kwitonda no kwitwararika no kumenya icya mbere, kumenya ngo nzatanga nzafasha ariko nzirinda abambabaza. Nzatanga nzafasha ariko nzirinda abambabaza. Kabiri, nzatanga nzanakunda ariko nzirinda abantwara ibyanjye byose. Kuko iyo bakubonyeho iyo weakness no kugusaba ntibabihagarika, barakomeza. umuntu avuga ati mpaveni sawa, mu kanya atari kusongeye kubarara mpa 7 mu gitondo atari kuziko ukibaza bizagenda biti. Cya gatatu, ubwo bumuntu bwawe ntuzatume baguteranya n'abantu. Yego. Icya kane, kubera ubwo bumuntu n'umutima w'urukundo n'imbabazi abantu badindiza iterambere ryawe bazamura iryabo, baragufatirana cyane. Amafaranga wahembwa ashira utaragira no mu rugo. Yego. Cyanyuma ugira gikomeye cy'uno muntu mu bibazo ahura nabyo nubwo tugikomeza, ahorana agahinda ko muri w'imbere. Agahinda kubera abantu rimwe na rimwe ashiduka yishyizeho responsibility zitarize. Yego, inshingano zitarize. Arishyura bamubeshyeye bakoze gutyo, ku buryo usanga umuntu abantu uba manipulated by umuntu wese arakumanipira kuko bazi neza ko uri biri hanze utanga byose uraya byose kirarika kiranyweka muri make nta nzugira. So bigusaba ko ugomba gushyiraho umupaka, kandi uwo mupaka ngiye no kukubwira. Ntumbwire kuko nawe umaze kumvuga uti kindness is a gift. Iyo gift rero kuko iyo utabikoze hari ukuntu wumva nyine ubangamiwe. Ukuntu rero uzashyiraho umupaka ibintu bimwe ni ijambo rimwe. Oya twagira ngo ni impaka yese bagize ko biroretse mu buryo runaka iga kuvuga oya kuruta kuvuga yego. Ni ukuvuga ngo yego zibe nkeya kurusha zibe nyinshi. Oya yego zibe nkeya nyine zibe reka tubyite gutya, ziba nkeya ni zibe zihwanye n'ukuri guhari, ahubwo oya bari yiza mbere cyane. Iyo rero umaze kumenya ijambo oya ni wo mupaka wa mbere. Urama oya, urabikora oya. Ariko utangiye ngo urumva nyine ngo reka ndebe uko ngerageza, witeze umutego ugiye kukubabaza. Iyi si ni monde ya benefice. Mu gitondo nibwo nabonye message y'umuntu twari tumaze nk'imyaka 3 tutavugana. Bonjour, umeze neza, meze neza. Ewa ni iminsi myinshi. Ni amahoro. None se wampaye 12k ko nyakeneye. Ubu mu myaka 3 ishize tutabonana ni ngiye yabonye bwa handi yaharangije. Oya
hari n'ucyaro bambwiye ngo duherukana muri 2000 niba ari na 2005 yongera kukubona yambonye ejo ndaramwira ngo afite ubukwe njyewe ngo yangura pasteur n'umuntu mwiza yangura bla bla umva se icyo kintu the kindness is a gift yeah ariko kindness without boundaries can distract you immediately by the people who knows very well. Kuvuga ngo ubumuntu budafite umupaka buragusenya buciye mu bantu bakuzi neza. Intege nke zawe aho ziri. Erega ni intege nke cyane. Neza ko utabireka. Ntabwo wabireka. Ndagira ngo amakuru cyumwe bwabera guhora mu bibazo uhangayitse urira nta kindi cyabiteye. Yego. Erega tugomba gukunda bose. Ako tugira twizera. Ikindi jumenya duke twawe twakaje ijambo no rize mbere y'ibintu byose kandi nindihindagurika. Je suis d'accord, d'accord. Ndabyemeye. Agira ubuntu butiza urujyagira ibintu butiza urutaro ndamuzi ntago yaguhakanira ahubwo ari umugabo twicaranye na cyoza Tuesday twatwicanye kwa kabiri. None umugabo umuntu ashaka internet yo mu rugo. Ndamuhamagara atamakuru tuganira ati hoya ngiye mfite ibintu bitatu. Mbere na mbere singuce ku ruhande ndashaka 25 ya internet. Hato ndaje nyaguhe ngaho noneho tuganire. Raje ntibaza nje kwaka ikintu ubanza guca ku ruhande. Aka nkubwira ikinzanye dire kinyime ngende sinshaka ko nanjye utangiye kunca ku rukanca munsi y'imizo kajya hejuru. Icyo nsaba ndakikwima. Mu Kirundi idudurira ko vugiraho wibanza guca. Ndaje ngo ngurize tuganire nari ngukene. Okay, ndakuguriza ntituri buganire uzankenera ikindi gihe nanjye ndahuze. Ikintu nyamukuru cyari Ron yari ideni ariko agiye guca mu bishinga imvura iwanyiragwa. Ubundi se nk'uburambaza ngo imvura iragwa muri Kigali kandi utuye Nyarugenge ntuye Gahanga Kicukiro. Si bimwe ntubizi season si imwe. Ese naguze akakunyuza akagucisha mu ijambo ry'Imana akagucurangura akakumanura akagutereza akakuhendukiza yarangiza ngo mpereze wapi wanjye nino ko yose ukeneye ibyo bintu by'ukuri nibyo bari kubanza. So rero nibyo bintu kugira ubumuntu ntabwo bikwemerera kuza kubabaza umuntu. Yego kaya ngo urakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Amen.